Okay, mbanje kubashimira mwewe mwakanze subscribe ndetse n'abatarayikanda mukomeje kudukurikirana umunsi kundi hano kuri MJ Line Challenge. Narakubwiye ngo uko umunsi wira nundi ugacya ni banga after banga another banga. Ngira ngo hano murukubona team ya Shiri Silver Foundation. Ni kuvuga ngo uyu mukobwa Shiri Silver Foundation ngiye kohereza amateka ye cyangwa se urugendo rwe mbere yo kuba igihangaje hano muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Ariko tutarajya kure nagira ngo murukubona uyu mukobwa bita Naomi, ndagira ngo ngubwire ko uyu ari umwana we, uyu ni umukobwa we yibyarira mu nda. Ariko tutarajya kurereka tuvuge urugendo rw'uyu mukobwa wiswe Shiri Silver Foundation. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa Shiri Silver Foundation yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo icyenda na kane, akaba afite imyaka 31. Uyu mukobwa Shiri Silver yavukiye mu ntara y'u Rwanda y'Amajyepfo aho bita mu karere ka Huye. Uyu mukobwa ni umunyarwanda pure, dore ko impamvu abenshi cyane bakunze kumwibazaho cyangwa se bakamwibasira bibaza ngo uyu mukobwa ni muntu ki cyangwa se aturuka hehe. Nuko uyu mukobwa yakuriye mu Bwongereza, cyane ko umuryango we wibera harahijya mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se harahijya mu Bwongereza. Niyo mpamvu uyu mukobwa yakuriye mu Bwongereza, ariko ndagira ngo ngire ko atari umwongereza, baje kwimukira mu Bwongereza. Uyu mukobwa ameze gukura angana nk'uyu mukobwa we Naomi. Benshi cyane mwakomeje kubona basa mukibaza imvo n'imvano y'uyu mukobwa Naomi, ariko ndagira ngo mbwire ngo uyu Naomi ni umwana we mu nda yibyarira mu nda, ntabwo ari mu bana amufasha uko nk'umwana we. Ikindi kintu twababwira kuri uyu mukobwa Shiri Silver ni umukobwa washoje amashuri iyo twita secondary cyangwa se icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, icyo twikunda 9 cyangwa se abandi bakita secondary. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa ababyeyi be baje kwimukira harahejya mu Bwongereza, ariko nyuma yo gusoza icyo cyiciro yakomeje muri university yarahejya mu Bwongereza bita University of X. Niyo university uyu mukobwa yasorejemo amashuri. Iyo university ikaba yarakurikiranaga ibijyanye no kwamamaza cyangwa se na platform, ibintu bijyanye n'imbuga, ngira ngo bijyanye n'ubucuruzi, nibyo uyu mukobwa yakurikiranaga harahijya mu Bwongereza muri icyo kigo cya university bise University of X. Niyo kaminuza yashorejemo ibijyanye n'ubucuruzi. Ngayo nguko ayo makuru y'umukobwa Shiri Silver mu rugendo rwe rwo gusoza amashuri. Ubu ngubu akaba ari umutoza ukomeye ufite timu nini cyane, ndetse akaba ari umukobwa ugira umutima ukomeje gufasha abantu bamuruta ndetse n'abo aruta muri timu ye. Ndagira ngo uyu ni umukobwa umeze kuba igihangaje, aho ahuza abahanzi bagiye batandukanye b'ibyamamare muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Nk'abahanzi twavuga bihangaje bameze gusura timu ye, twavuga The Ben, twavuga Element, tukavuga umuhanzi waririmbye Maidare, umuhanzi. Urumva ko hari abahanzi bagiye batandukanye uyu mukobwa agenda ahuza bise Shiri Silver Foundation. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kwiga muri University of X, uyu mukobwa bise Shiri Silver yashinze inzu yo gutoza aba bana mu mwaka 2023 kugeza ubu ngubu 2025. Noneho ahantu yaje kubera akasamutwe agacanga abantu, akereka ko ibintu byose bishoboka. Nyuma nibwo yafunguye, navuga ko ari nk'umushinga cyangwa se ari yateguye ko buri mwaka hazajya hatangwa ibikombe, ndetse igikombe yise Silver Gala. Ni ukuvuga ngo uyu ni nk'umushinga yateguriye abahanzi cyangwa se abakinnyi ba filime cyangwa se entertainment. Ni ukuvuga ngo The Silver Gala ikintu igamije ni ukugaragaza impano ndetse na performance ndetse na fashion, ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ngira ngo ejo bundi nibwo iyi Silver Gala yabaye muri uku kwezi,
nibwo yabaye, mwagiye mubonamo abahanzi bagiye batandukanye yabahuje kugira ngo bagende bakora ibintu bigiye bitandukanye ndetse berekana fashion. Ndagira ngo hano ku mafoto mukora umuhungu wambaye ikoti risucya, ngira ngo uyu muhungu niwe wabaye uwa mbere, naho mu bakobwa wabaye uwa mbere ni Bwiza, mu gihe benshi cyane bari biteze ko Mutesi Jolly ariwe ugomba kwegukana uyu mwanya wo muri Silver Gare ukomeje guhiga ibintu byinshi cyane. Ngahe nguko amateka ndetse n'inkuru y'umukobwa bita Silver Foundation ufite imyaka 31, akaba yaravutse mu 1994. Ngayo nguko amakuru twari tubafitiye kuri uyu mukobwa bita Silver Foundation. Icyo gusaba no gukanda subscribe. Ciao ciao.